James Kabarebe generali w'inyenyeri enye zitamirije intugu ze zombi, generali utamirije ibirokoroko by'umutuku mu gituza cye, generali utatseho imidari inyuranye y'ibigwi yakoze mu gisirikare cy'u Rwanda, umurwanyi amateka yamenye, umujenerali watsinze intambara nyinshi, ubwe izina rye rihuzwa no kurwana no gutsinda intambara, kuva ari umusirikare muto mu mashyamba yo muri Uganda, arwana mu ishyamba za NRA zarwanya intambara yo kubohora Uganda kugeza uyu munsi. Kuba ari umusirikare w'igitangaza, ibyo ni ingingo itagibwaho impaka na gato rwose. Rero generali James Kabarebe yagizwe umujyanama w'umukuru w'igihugu mu by'umutekano. Perezida Kagame yamuhaye izi nshingano n'ubundi yari afite mu myaka 2 ishize, mbere yuko aba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Mu rugendo rwa retired generali James Kabarebe, wamuhaye izi nshingano ariwe Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ari ku rundi rwego kuri we, kuko byihariye Perezida Paul Kagame aza imbere y'abandi bose mu bagize generali James Kabarebe igihangange ari we, ndetse ibyo nabyo generali Kabarebe ntajya abica ku ruhande, kuko rwose mu biganiro bye agaragaza uwo Perezida Paul Kagame ari we, ko yamwigishije byinshi, yamubereye umuyobozi igihe kirekire, kandi ko abizi neza. Ni umwe mu bagendanye nawe igihe kirekire, usobanukiwe neza n'igitangaza Perezida Kagame, haba mu ntambara yarwanye n'ibindi byose yagejejeho u Rwanda. Iyo ni nayo mpamvu icyo ngiye kugarukaho ari imyaka irenga 35 yose bari kumwe, James Kabarebe ari iruhande rwa Perezida Kagame. Inshingano nyinshi yamuhaye nawe uko yazishyize mu bikorwa, ibyo amateka arabizi, kuko muri Uganda mu myaka ya za 80, ubwo no kuvuga mu mwaka w'1980, Uganda imaze kubohorwa. Mu gihe Perezida Kagame yari umuyobozi wungirije w'urwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Uganda, James Kabarebe yakoraga muri department Perezida Kagame ari boss we. Kubera ko nari namuzi, kubera ko no muri Uganda nakoranye nawe.